Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Karuhura TV. Njye ni nk'ibisanzwe ni Samuel, hanyuma nawe wibwira abakunzi bacu. Murakoze cyane Samuel kuduhereza ikaze kuri Karuhura TV. Amazina ni Reverend Pasteur Karuranga Aime. Ngira ngo turamenyeranye, ndi inshuti zanyu, buri gihe duhora turi kumwe tuganira ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu n'uyu munsi nongeye kunezezwa no kongera kubana namwe. Yes, umwanya n'uwawe rero, reka dutangire dusenga ubundi ukomeze n'ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana wo mu ijuru, turagushimye kitare cy'amahanga kuko kubana natwe. Duciye bugufi kubw'ijambo ryawe. Here kuba twebwe cyangwa ngo habe Karurangwa, ahubwo aba ari wowe akubera igikoresho wowe wikorera. Ijambo ryawe reka rimenagura imitima yabaye akahebwe. Yego data. Uture mu bantu bawe bakubahe kandi bagukorere. Tubisabye twizeye mu izina ry'Umwana wawe Yesu. Amen. Umwanya n'uwawe. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru ikomeze kuduhana umugisha. Nongeye kunezerwa no kongera kubana namwe kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana uyu munsi wa none. Hanyuma mwanyemerera n'ubundi tumaze gusenga Imana, mwanyemerera tugasoma ijambo ry'Imana nshaka kugira ngo tuganireho iminota mike cyane imbere yanyu. Imana yo mu ijuru tugira neza cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Daniyeli, ni ibice byaho 11, duhere ku murongo waho wa 31. Imana yo mu ijuru tugira neza cyane. Haranditse ngo azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera n'igihome, bakureho igitambo gihoraho, bashyireho ikizira cy'umurimbuzi. Abaca mu masezerano azabahimisha kubashyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma turongera kandi dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Ezekiyeli, igitabo cya Ezekiyeli ibice 14, dore ku murongo wa mbere aravuze ngo maze bamwe bo mu bakuru ba Isirayeli baza aho ndi banyicara imbere, nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, abo bantu bazanye ibigirwamana byabo bakabigira no mu mitima, kandi ikibi kibagusha bagishyize imbere yabo. Mbese birakwiriye ko bariya bagira icyo bampanuza? Nuko rero uvugane nabo ubabwire uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli uzanye ibigirwamana bye akabigira no mu mutima, kandi ibibi bimugusha akabishyira imbere ye, agasanga umuhanuzi njye Uwiteka nzamusubiza muri ibyo nkurikije umubare w'ibigirwamana bye, kugira ngo ab'inzu ya Isirayeli mbafatane ibiri mu mitima yabo, kuko bose banyimuye babitewe n'ibigirwamana byabo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru tugire neza. Dusomye ijambo ry'Imana, amagambo dusomye ni amagambo akomeye cyane. Hanyuma inshuti z'umusaraba, wowe unkurikiye, ndashaka kugira ngo ubashe kumva neza ndetse no gusobanukirwa icyo iri jambo ry'Imana rishaka kugira ngo ritubwire cyangwa se ritwereke. Hanyuma twasomye ijambo ry'Imana mbere na mbere, twasomye mu gitabo cya Daniyeli ibice byaho 11 umurongo wa 31 na 32, hatubwira uburyo hazagabwa ingabo, hanyuma izo ngabo nizimara kugabwa zizagenda zihindura ubuturo, hanyuma nizimara guhindura ubuturo bwera, ngo ndetse n'igitambo gihoraho kizakurwaho, hanyuma himikwe ikizira cy'umurimbuzi.
uyu munsi wa none mwene data wo nkurikiranye, ndagira ngo ubwire ngo ubuturo bwamaze gusiribangwa ndetse n'ubuturo bwera bwamaze gukurwaho, igitambo cyera cyamaze gukurwaho. Uyu munsi wa none hamaze kwimikwa ikizira cy'umurimbuzi. Imana yo mu ijuru itugire neza kandi Imana yo mu ijuru idutabara. Hanyuma ijambo nshaka kukubwira, ndakubwira ngo turi mu gihe cy'umwuka wo gusheshengwa. Turi mu gihe cy'umwuka wo gusheshengwa, hahandi uyu munsi wa none abantu benshi barimo kwirukanka bashaka ngo Imana ibabwire, bashaka ngo Imana ivugane nabo, ariko barimo kujya gushaka kumva imvugo y'Imana, barimo kujya guhanuza abahanuzi bafite ibigirwamana bimitse muri bo. Bamwe bimitse ubusambanyi, abandi bimitse inzangano, abandi bimitse ubujura, abandi bimitse amashari, abandi bimitse reka sinakubwira amarari, abandi bimitse ibintu byinshi bitandukanye bamaze kwimika mu mitima yabo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ibigirwamana bibaye byinshi mu mitima y'abantu, bamara kugira ibigirwamana byabo barangiza bakajya imbere y'Imana, bakajya gushaka umuhanuzi ngo abahanurire, ngo ababwire iby'ibizaba ku buzima bwabo cyangwa se uko iminsi iri imbere yabo imeze, ariko mu by'ukuri batabanje gukuraho bya bigirwamana byabo. Bishatse kuvuga ngo ijambo ry'Imana icyo ritubwiye, aba bantu bazajya imbere y'umuhanuzi. Uyu muhanuzi nahanura ntabwo azaba ari we, n'Imana izavugira muri we, hanyuma abwire uyu muntu waje guhanuza, hanyuma namara kubwira umuntu waje guhanuza ijambo ryambwiye ngo azamubwira ibihwanye n'ibiri mu mutima we, azamubwira ko Imana imutabaye, azamubwira ko Imana imugiriye neza, ariko uyu muntu azabitegereza bibure. Nicyo kibazo uyu munsi wa none dufite cy'abantu barimo kubeshyera Imana ngo ntiyavuze, babeshyera Imana ngo yarababwiye ntiyasohoza. Ariko ndagira ngo ubwire ngo Imana yacu iravuga kandi irakora, ahubwo ikibazo kiri uyu munsi gihari ni uko abantu bahanuriwe, abantu babwiwe, bakabwirwana n'ibigirwamana byabo bimitse muri bo, bakabwirwana n'inzangano, bakabwirwana n'ubusambanyi, bakabwirwana n'amoko yuzuye mu mitima yabo. Kandi ndagira ngo ubwire ngo nta bwoko buzajyana umuntu mu ijuru, ahubwo icyo kizatujyana mu ijuru ni uko tuzatwara akoze ibyo gukiranuka. Icyo tuzaba turi imbere y'Imana nuko twese turi bamwe, turi umwe, nta wirabura nta wera, twese turi umwe. Rero nge ntangazwa cyane n'abantu uyu munsi wa none bavuga uriya ni uyu n'uyu, undi iti uyu n'uyu n'uyu. Ibyo ntabwo bizakora imbere y'Imana. Ikizakora imbere y'Imana ni uko uzarakoze ibyo gukiranuka. Twese turi bene dabo, twese tukomoka ku muntu umwe. Niyo mpamvu tugomba gusenyera umugozi umwe, tugakora ibyo Imana ishaka, kubera yuko Imana ikidushakaho ni uko tugomba gukora ibyo gukiranuka, hanyuma ibindi Imana yo mu ijuru ikagenda igira gute, ibidukorera neza uko bwije ndetse n'uko bukeye. Rero uyu munsi wa none dufite ikibazo cy'aba bantu baza guhanuza imbere y'Imana, ugasanga umuntu Imana yo mu ijuru neza cyane aje imbere y'umukozi w'Imana aje guhanuza, yambaye ubusa burebure aje guhanuza. Tekereza, Imana yavuga n'iki n'uyu muntu wambaye ubusa imbere y'umuhanuzi w'Imana? Imana yamubwira iki? Imana yo mu ijuru neza cyane. Ugasanga umuntu yiyanditseho bya bintu byo kwishushanya, kandi ijambo ry'Imana mu barebe irambwira ngo umuntu wishushanya akishushanyaho ishusho ry'ikintu kiri mu isi cyangwa se mu ijuru, uyu muntu azacirwaho iteka, kuko Imana ibyanga urunuka, yanga iki kintu ari ikizira imbere y'Imana. Rero ugasanga umuntu aje imbere y'Imana yayishushanyijeho, yiyanditseho, hari abiyandikaho inuma ngo bigaragaza mwuka wera, hari abiyandikaho umusaraba. Ariko nagira ngo nkubwire ngo imisaraba ni myinshi, imisaraba ni myinshi, kuko ibuka neza ni Nyabihanga hari imisaraba itatu. Imana muri neza cyane, hari imisaraba itatu wari ubambaho Kristo, n'indi yari ibambaho ibisambo. Rero bivuga ngo iyi misaraba yose ari imisaraba. Rero ntumbaze uyu musaraba uyu muntu yishushanyijeho uwo ari wo. Birashoboka ko uyu musaraba yishushanyijeho ari uw'igisambo cyangwa se simbizi, ariko ugasanga umuntu yishushanyijeho umusaraba, ugasanga undi yishushanyijeho inuma, ureka sinakubwira, ugasanga undi muntu yishushanyijeho Bibiliya, mbega muri make kugira ngo agaragaze ko ari umuntu. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo iki kintu Imana icyanga urunuka. Ndavugana nawe, niba hari ibyo wishushanyijeho nshuti y'umusaraba, umenye neza yuko Uwiteka Imana atari bukwishimire. Icyakora cyo niba warabikoze utabizi, icyo ngicyo cyo Imana ishobora kuzakwihanganira. Ariko ibyo wakoze ubizi, ubigambiriye, waramaze kumenya ukuri, ibi ngibi bizakubera urubanza. Uwiteka Imana ntago azakugirira impuhwe ndetse n'imbabazi.
Imana yo mu ijuru tugire neza cyane. Rero najya nkubwire ngo nshuti y'umusaraba, banza wimura ibyo bigirwamana washyize muri wowe. Imura ibyo bigirwamana bikorera mu mutima wawe. Imura ibyo bigirwamana birimo kukuyobora uyu munsi wa none. Ugashaka kugira ngo ujye mu nzu y'Imana ariko n'ubusambanyi reka sinakubwira ndiyo. Ugashaka kujya mu nzu y'Imana no mu tubyiniro reka sinakubwira uriyo. Ugashaka kujya mu nzu y'Imana reka sinakubwira mu wasomana urahari. Ugashaka kujya mu nzu y'Imana ubusambanyi urimo. Ugashaka kugira ngo uhagarare muri kwara uririmba reka sinakubwira ariko ni uwa mbere mu kugusha abo muririmbana. Rero najya nkubwire ngo uyu munsi wa none isuzume urebe yuko ubuturo bw'Imana cyangwa se ubuturo bwera butamaze kwimurwa muri wowe, ikizira cy'umurimbuzi cyaramaze gufata intebe mu mutima wawe. Imana yo mu ijuru tugire neza cyane. Rero ndagira nkubwire ngo uyu munsi iri jambo ndizanye kugira ngo nkwibutse nshuti y'umusaraba, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Uwiteka Imana niwe uzakwisubiriza, ntabwo ari uyu muhanuzi w'Imana uzagusubiza. Ikibazo rero uyu munsi wa none usanga abantu bagize ikibazo cyo kwibaza ku bahanuzi, bavuga ngo baraduhanuriye ariko ibyo baduhanuye ntibyigeze bisohora. None ni ihe mpamvu bitasohoye? Ibaza impamvu bitasohoye. Niba nta bigirwamana wajyanye imbere y'uriya muntu w'Imana wagiye guhanuzaho. Imana yo mu ijuru tugire neza cyane. Rero ndagira nkubwire ngo uyu munsi wa none ibihe turimo ni ibihe bigoye, ni ibihe Satani yahinduye strategy, ni ibihe Satani arimo gukora. Mwebwe bantu b'Imana mutarimo kubasha kumenya amayeri ya Satani, ariko uyu munsi wa none icyampa ukabasha gusenga ugasobanuza Imana inzira, icyampa uyu munsi ugasenga ugasaba Imana ubwenge bwo kugira ngo ikuyobore ubashe kumenya uburyo Satani uyu munsi wa none arimo gukora. Imana yo mu ijuru tugire neza cyane. Rero ndagira nkubwire ngo uyu munsi Satani arimo arayobya benshi. Wibuka ari ijambo Kristo yavuze, aravuga ngo abo bamwe muzabamenyera ku mbuto bera. Aravuga ngo kandi icyo gihe Satani azafite ibimenyetso ndetse n'ibitangaza, azabwira umuriro umanuke mu ijuru umanuke koko, azakora ibitangaza, azakiza abarwayi yiyitirira izina ryanjye. Uko niko Kristo yavuze. Rero nshuti z'umusaraba, mube maso kandi mwitonde kubera yuko ibihe turimo ni ibihe bigoye. Ni ibihe bigaragaza byo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, bivuga ngo benshi bazaza biyitirira izina ry'Imana, benshi bazaza batwaye iki gitabo cya Bibiliya, benshi bazaba baririmba ariko mu by'ukuri kubera nta kuri mu mitima yabo, baramaze kwimura kwera kw'Imana, baramaze kwimira Imana muri bo, hanyuma babivugisha umunwa gusa ariko imirimo yabo ihakana uko imirimo y'Imana, ihakana kwera kw'Imana. Imana yo mu ijuru tugire neza cyane. Rero witonde kandi ushishoze, umenye urimo kugendana nawe uyu munsi wa none, umenye n'uwo urimo gusengana nawe uyu munsi wa none, umenye ngo mbese uyu muntu ndi kumwe nawe ni muntu ki, uyu muntu ndi kumwe ndi gusengana nawe ni muntu ki, yabasha kungeza ku musaraba, yabasha kungeza mu bwami bw'Imana, cyangwa se narayobye kubera yuko uyu muntu nawe ibyo akora bitagaragaza imbuto z'abakijijwe. Imana yo mu ijuru tugire neza cyane. Rero Uwiteka Imana aduhana umugisha. Ijambo nafite kukubwira ryari iyo ngiryo ndimo kugukebura nkubwira ngo uyu munsi wa none wongere wisubireho, wongere wisuzume, umenye uburyo urimo kugenda, umenye uburyo urimo gusenga Imana, umenye uburyo urimo gushaka kujya kuvugana n'Imana. Mbese uravugana n'Imana ute? Uravugana n'Imana urinde? Uravugana n'Imana ukijijwe ute? Imana yo mu ijuru tugire neza cyane. Murakoze cyane nshuti za Karuhura TV, numvaga ijambo nshaka kuganira namwe ari ryo ngiryo. Pastor urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Yego. Rero nk'ibisanzwe iyo dutangiye turasenga, twasoza tugasenga. Uko niko kuri. Yego. Umwanya n'uwawe. Urakoze cyane. Nagira ngo hari ikindi kintu uribuze kumbaza, ari comment uribuze kuyishyiraho kuri ijambo maze kuvuga. Ngiye mba nafashe. Imana yo guhereza umugisha. Reka rero n'ubundi ngiye kukubaza haba hari ibyo ntumvishe. Yego. Kandi kuko tuyoborwa n'Umwuka Wera. Yego. Nge numvishe. Imana yo guhereza abakunzi ba Karuhura TV hari icyo atumvishe. Yego. Hari icyo atumvishe. Nta kibazo. Yabaza. Nta kibazo rwose. Ikindi na nimero za telefone zirahari. Yego. Yasobanuza. Yego. Ariko kuri nge urakoze cyane. Imana iguhereze umugisha. Reka dusenge Imana kubw'ijambo ry'Imana tumaze kumva. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, urera kandi urakiranuka. Uyu munsi wa none twumvishije ijambo ryawe ritubwiye uburyo nyagwara ku ngoma Imana, uburyo imbaraga z'abera zizamenagurwa, ndetse ubuturo bwera bugahindurwa ubusa, hakimikwa Mana nyiringabo Uwiteka Data twese mwiza, ikizira cy'umurimbuzi. Rero ndagusabye cyane kugira ngo uherekeze iri jambo, kubera yuko abantu benshi muri iyi minsi ya none barimo baraca iruhande rw'ijambo bagashaka kugira ngo bikore ibyo bishakiye. Mwami wanjye, Mana yanjye, rengera ubwoko bwawe kandi ubahereze ubwenge bwo kumenya uburyo bagenda muri ibihe bya nyuma turimo. Urakoze Kristo.
Kristo kubyumvisha kandi akoze kubikoze, ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo twizeye. Amen.